kuko ikikwereka ko Gatsibo k'imitoma ari naho Gihanga niho yavuye. Urabona Gatsibo kwibuye aza mu Karemera hanahumuri burya hitwaga Nyamirembe yahumuri. Abanyamateka batubwira ko burya ariho yanahereye abana b'umurage Ihumure na Remera muri Muhura. Ivuye Gatsibo burya abana ba Gihanga ngo niho yabahereye umurage. Araza afite abagore ndumva nibuka Nyirampiranguwo na Nyamususa na Nyangabo na Nyirangabo. Ndumva ari abagore bo nzi gutyo mbanza bari bane ndumva undi ntamwibuka ariko yari afite Nyirampirangwe, Nyirangabo, Nyamususa. Yabo bari abagore ba Gihanga. Hanyuma ubwo yaturutse Gatsibo hariya mu murenge wa Gatsibo ubwo yambutse Akagera aza muri uyu Mwegega mu Kagera aturutse Tanzania. Hanyuma aturutse Tanzania yambuka Akagera aha za Buhabwa gutya muri uru Rubavu. Buhabwa ubwo ni mu karere ka Kayonza uyu munsi. Kayonza ugana kera hari muri Rukara. Muri Rukara. Arambuka urumva yahise agera muri Rubavu rwa Rubona. Araza rubona hano ku mashuri. Uvuye kera mu ruzu uzamutse uzi ko n'ububindi aho buri sinzi niba warageze kujya kubusura buri nyuma y'ikigo cy'ishuri mu kigo cy'ishuri bubatse primaire na GC. Niho burya ingabo ze zankoreye burya buriya bubindi batubwira ko kubera ko burya mu bami twagize babacuzi Ruganzu yari umucuzi ubundi uretse n'ibyikabya nk'ubu usanga batubwira bya birenge bye byaki. Hari nagerageje kuganirana n'umunyamateka Kanyandekwe Peter ujye bumva kuri Radio Rwanda mu gitaramo cy'intuza burya n'abacu babwenye na Faida Juste. Ikintu barambwiye bati nyine abantu bavuga inkuru ko bagize n'ibikabya nkuru ariko ati buriya ducishirize nka 90% ibyo twemera twebwe. Ntabwo umuntu yaba ageze ku rutare rwumye ngo rukandagireho ibirenge bijyeho atarya namakabya nkuru ati kubera ko yari umucuzi yageraga ahantu n'abacuzi be akahagera ikirenge ari nko buryo bwo kwandika ari nka sembore ahasize kugira ngo babone ko yahageze ati bakagishushanya bagashyushya ibyuma bagacukura ubonye nko ku rutare ko ibisoro byo biba biharura baranabikoresha ugateraho uruhande agatebe waracukuye ibisoro ugashyiramo udusoro ugakina. Batubwira ko ari ibintu yasigaga hakoze ku buryo bwa gicuzi. Ariko nyine bavuga yuko na Burimbi ari amayogi ya Burimbi yuko ari Burimbi waje akamuhagarara imbere arimo kwihingira Ruganzu. Sinzi n'ibyo ngibyo hari ikintu watubwiraho. Nta kintu bizi by'amayogi ya Burimbi ahubwo uzi abanyamateka kera bagenda babigaramata ahubwo batubwira ko amayogi ya Burimbi ngo yari amayogi ngo yangunda ahubwo ngira ngo ngo n'amayogi yangunda ariko urabona ko ari imisozi hari ukuntu ikintu kiza gutya abandi bakakitirira ukundi bakagaramatiza ariko ibya Ruganzu ibyo by'amajanja y'imbwa ze ngo abacuzi be babikoraga kugira ngo babone ko bahageze. N'ubundi yari umucuzi mu bami tugira abacuzi. Ruganzu Ndori ni umucuzi pe n'abacuzi be. Ubonye ukuntu nka bwa bubindi bw'irubona ubonye ko bucukuye mu rutare rw'umutuku byo bita roche rouge buryo nkuko ubonye nk'ukuntu bakora ikibumbiro cy'inka bagikurungira neza kikumuka usukamo amazi ntiyandure nabone ko basutsemo ngo amarwa. Ingabo zishoramo imiha miremire ibiziranyenzi miremire yarakuraga n'imigano baranywa berekeza Gatsibo k'imitoma kujya gutangirirayo urugamba rwo kubohora igihugu cyase. Icyo gihe ajya kubohora igihugu yarwanaga nande igihugu yarwanaga n'abantu benshi bari baragiye bafata uduhugu ntabwo byabaga biri mu gihugu kimwe. Reba nk'aha mu Rugezi habaga abasebya ba Nyirantwari. Mu Rugezi nahagana hehe uyu munsi ubu ni muri hahoze nyangwa ari muri Cyungo ubugana za Tumba. Ni hagati y'ibyahoze ari Kibari na za Butaro ni Ruhengeri na Byumba aho hagati aho mu gishanga cy'Urugezi.
hayoborwaga n'umuntu wari warigometse witwaga Basebya ba Nyirantwari ngo w'umutwe. Abo bose bari reba ahazahuye urabona aho antene iri antene yingira ngo ya Tigwiri niba atari MTN ku gasozi kahuye harehare burya bavugaga ko nyine hayoborwaga na Nyagakecuru Bega Inzage n'umugabo we Samukende, ariko umugabo we ntibamuvuga, bavuga cyane Nyagakecuru yari umuhinzi burya yitwaga Bega Inzage n'ingabo z'Imparabanya. Abo bose Ruganzu yagiye abakubita, aramanuka agahugu k'Ubuguri ugana za Nyabikenke ugenda ayo mayaga. Hari umugabo witwaga Nzira na nyina Nyiranzira, ubwo yari afite igihugu kwacyo. Ariho kwa Nyiranzira na Nzira ya Muramira yahateraga, ari rwo yitwaga Cyitatire cya Mutabazi, Cyitatire kigatera. Nibwo Ryangombe yamuraguriraga bahubiye mu ishyamba ry'Ibirunga, amuragurira ko azagenda azabaga intama 8 akazagenda akazajya zambara ariyo akakayubuhake akazica Nzira na Nyiranzira igihugu akagifata. Nuko yateye ingabo za Nzira zitwaga Ibishyito. Burya Ruganzu niwe watuye Ibishyito bwa mbere biri kumurira aho byarindiraga. Ubonye ko yusinze yava ngo kuki utura Ibishyito, naho byavuye. Ibishyito byari biraho ku Gishyito nyine haje kuvamo n'ibirari biva kuri iryo jambo gucana Igishyito. Ingabo za Nzira zari Ibishyito. Noneho Ruganzu araho rwose yaramwemera yarakesheje ubuhake, aranamubaza ati se umwami w'irya uturutse witwa Ruganzu? Ati ndamuzi, ariko ati ni naho nari mpatswe, ariko ubuhake bwishwe nuko yumvira abagore. Kumba ari Ruganzu urimo kwivuga, urimo avuga Gishyito atamuzi. Ari Gishyito Nzira atamuzi akazo wari yaje ari Cyitatire. Uzi ko mu Kivu witwa Cyitatire cya Mutabazi yagiyeyo yiyita Cyitatire. Kumba ari Ruganzu. Nubundi biva ku ijambo gutata, nubundi yaritatiye aratera byose abyikoreye. Cyitatire cya Mutabazi, Cyitatire kigatera. Ajyayo amaze kujya yaramubwira ati ubwo uzarebe burya ujye ucunga burya ubwo ubona bakubwira bati igitsina gore abadamu iki burya bagira obuserivasiyo iri kiriya, ntabwo burya barangara. Obuserivasiyo yabo burya ntabwo mu ndimi z'ubusesenguzi bwabo burya bagira ubugenge, bagira kureba kure. Gutyo uzareba utuntu twabo dukorana amakenga kandi barasesengura. Nk'ubwo yari ahageze ngo igitaramo kiratangira cy'ubwami, baranabyina cyane, babonye umugaragu mushyashya. Nyiranzira aramuhamagara ati uriya mugaragu wawe uturutse Rwanda ko abyinnye intuza ibisabo mu njishi bigahubangana, ati inkingi zigatabashi, ati ko ati mubonye amabere akikora atoza. Noneho Ruganzu aba yabikavarinze mvuge imvugo y'ubu yabisasiye, yamukubisemo umutego yuko ahavuye kwa Ruganzu Ndori mu Rwanda ubuhake bumunanijwe n'amaga yuko yumvira nyina abagore. Noneho Nzira nawe ahita cyaha nyina, yumva agiye kugwa mu mutego nk'uwa Ruganzu. Mu Rwanda avuga aramucyaha ati nanjye nzumvira abagore. Ati ngahora nibyo bimunanira. Ati se aramucyaha. Nyina ataha bajya kubyina, barabyina, ariko yari akamubwiye kandi koko ubwo umukecuru yari yabyumvise kandi byari byo. Ni nabwo Ruganzu Ryangombe amuragurira, ntabwo ho twahageze. Yaramubwiye ati nutera kwa Nzira, ati abantu baryamye, abakobwa b'ibwami baryamye, uzahanyura gutya basinziriye. Ati hari uzarota avuge ngo Nyagasani nugerayo ngo uzankize. Atuza mushyire ikimenyetso nutsinda mu buzavana y'iminyago ni uzaba umugore wa mbere.
witwa Nyamuhigirwa ni we kuko waje kuba umugore wa mbere yavanyeho mu minyago, wa undi arebye asanga koko yabivuze arota atari maso. Ubu Ryangombe yari yaramubwiye